Amahoro y'Imana akomeze kuba namwe kunzi bacu, dukomeje kuba ikaze hano kuri Impano Family TV. Turabishimira cyane ko mukomeza kudutera inkunga, kandi turayibona tunayishima muri inshuti nziza cyane. Umuryango uri kugenda waguka. Turasuje umwe mwese aho muherereye. Ubu hari abari kubyuka, hari abari mu kazi, hari abaryamye, ariko mwese tuhaye ikaze. Bakunzi bacu rero, mu mirimo dukora itandukanye, hari abagenda n'amaguru, hari abagenda n'imodoka, hari abagenda n'amagare, abagenda n'indege. Cyangwa nuko umuntu yidepurasa kugira ngo ave hano ajye hariya, agire ibyo ahakora bimuhesha inyungu. Abagenda n'ibinyabiziga rero, ku moto, ku modoka, abashoferi babyo bisaba ko baba bafite uruhushya ruberera. Mu bihugu byinshi rero, ndetse hafi ya byose, nta muntu utwara ikinyabiziga adafite permis de conduire. Ni ukuvuga ngo abo bafite uburenganzira bumuhesha gutwara iyo kinyabiziga, niba ari moto cyangwa niba ari imodoka, ndetse n'abatwara indege nabo bisaba kuba warabyize. Kubyiga rero bivuga ko uhabwa iyo mpamyabumenyi cyangwa icyangombwa. Amategeko y'umuhanda rero kuyiga, umaze kuyiga ukora ikizamini. Ku bakora ibizamini cyane cyane ku modoka nizo tugiye kuvugaho uyu munsi, bakora ibizamini. Hari ikizamini cy'amakona, ikizamini cya circulation, ikizamini cya demarrage, n'ikizamini cya kingi. Ikizamini cya demarrage rero cyo gikorerwa aho uta imodoka ahasa n'ahazamuka, ugahagarara, ukongera ukayitwara itagusubiye inyuma. Iyo igusubiye inyuma, bari kutubwira rero ikindi cya demarrage ku modoka gishobora kuzavanwaho cyangwa se kikavugururwa. Nk'uko cyashyikiye igihe gikorana mu gihugu cyacu, baravuga bati aho isi igeze, gutunga uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga rwa permis de conduire ntabwo bikiri iby'abantu batunze imodoka gusa, ahubwo uko iminsi yicuma birasa naho permis izaba icyangombwa cy'ingenzi nk'uko umuntu atunga indangamuntu. Birazwi ko kugira ngo umuntu akorere uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga abanza kwiga amategeko y'umuhanda nk'uko twabivuze. Mbere abantu bayigaga mu mashuri yabugenewe cyangwa se bagasoma ibitabo. Ubu byaroroshye, umuntu yakoresha izo nzira cyangwa se akiyigisha anyuze kuri site zitandukanye zinamuha isuzuma. Iyo umaze kubona uruhushya rw'agateganyo, ni ukuvuga permis provisoire, hakurikiraho urwa burundu. Umuntu arubona ari uko atsinze ibizamini 4. Habanza ikizamini cyo kurebera muri retroviseri, wagitsinda ukajya cyo guparika imodoka, nacyo wakirangiza ukajya ku kizwi nka circulation, nyuma ukajya ku cya demarrage. Ahangaha abapolisi batanga ibizamini bashobora no guhinduranya, ntabwo bivuze ko igihe cyose ari kiriya ubanza. Bashobora kubanza cyo bateguye bitewe n'umunsi w'ikizamini cyangwa bitewe n'ubaha ikizamini uwo ari we. Urebye ibi bizamini uko ari 4, harimo kimwe kiba gikubiyemo ibintu hafi ya byose, aricyo circulation. Icya demarrage gikunda gutera impaka, ku buryo benshi basobanura ko impamvu yacyo idasobanutse. Umwe mu mpuguke mu mategeko y'umuhanda n'ibijyanye no kwigisha imodoka asobanura ko ikizamini gifite inenge ikomeye. Ikizamini gikorwa hifashishijwe imodoka nini, hanyuma igahagarikwa ahantu hahanamye, ubundi umunyeshuri agahabwa guhagurutsa imodoka adasubiye inyuma na gato, kandi akaza guhagarara aho bamwereka adakandagiye kuri feri. Uyu mugabo rero asobanura ko ibyo bintu bihabanye n'amahame agenga ibya tekiniki imikorere y'imodoka. Ati nta muntu wemerewe guhagarara akoresheje umuriro na amburiyage. Feri yagenewe guhagarika imodoka, ni ikintu kimwe gihagaze gishaka guhagarika ikigenda. Wabihuza bigafatana, imodoka igahagarara, ariko umuriro na amburiyage, moteri iba iri kwikaraga ikikuba ku kizu cy'imodoka igashaka guhaguruka, noneho bikabyara umwotsi. Kuriya guhagarika imodoka ku muriro na amburiyage ntabwo byemewe, kuko byangiza disque d'amburiyage na plateau. Iyi mpuguke isobanura ko mu kizamini byari bikwiye ko niyo umunyeshuri asabwe guhaguruka ahantu hahanamye
akwiriye kwemererwa kuza guhagarara akoresheje feri, kuko ari bwo buryo imodoka yemerewe guhagararamo bwonyine. Ibi abishingira kandi ku kuba iki kizamini iyo kigiye gukorwa gikorerwa ku modoka zifite ingufu, ahenshi yakoresha Toyota Land Cruiser. Ati kubera ko ifite moteri nini na kariya gasozi baba bayishyizeho, uramutse ushyizeho imodoka ntoya ya Toyota Starlet, disque d'embrayage yahita ishya, kuko byasaba guha imodoka umuriro mwinshi kugira ngo ibashe kuza guhagarara. Ikindi agaragaza ni uko uramutse ufashe imodoka isanzwe ukabwira umuntu ngo nayizamure aho izikorera ikizamini ziba ziri, atabishobora kuko ihita izima, ngo ibyo biterwa n'uko izikoreshwa mu kizamini ziba zanizwe. Ati hari abashyiramo katerewede, hari n'abagenda bakayiha mazutu nyinshi kuruta umwuka, icyo gihe iba imeze nk'aho yijyana. Asobanura ko mu bizamini byose bitangwa bisa naho icya demarage umunyeshuri agikora kabiri, kuko ibigikubiyemo aba yabikoze azenguruka aho abakoresha ikizamini bamujyanye. Ati iyo umuntu ari muri circulation akajyanwa ahantu hazamuka, agahaguruka akagenda ahaguruka, ni ukubera iki bongera kumukoresha ikindi kizamini cyitwa demarage kandi afite icyo yakoze muri circulation? Kuko uramutse uri muri circulation ugasubira inyuma mu guhaguruka, umupolisi akubara nk'uwatsinzwe, kuko uba utazi guhaguruka ahazamuka. Ikizamini cya kabiri bagikoreshereza iki kandi umuntu yatsinze circulation? Ibindi bidasobanutse muri iki kizamini, uwitwa Gromiko avuga ko bigaragazwa nuko iyo abantu bakora ibindi bizamini bakoresheje imodoka nto, bagera kuri kiriya bagahindura imodoka. Ati kubera iki abantu bahindura imodoka iyo bagiye gukora demarage? Ni nkaho wowe uba ufite Starlet, nanjye mfite Land Cruiser, twajya tugera ku gasozi ukambwira uti ntiza Land Cruiser mbanze ndenge umusozi noneho nze gusubira mu yanjye nyuma. Ni ukuvuga ngo imodoka umuntu yakoreyeho ibindi bizamini akwiriye no kubasha kuyikoreraho na kiriya. Ikizamini cya demarage usanga kidasobanutse, bityo gikwiye kuvaho. Bitaba ibyo uburyo gikorwamo bugahinduka, ubwo burimo kwemerera abanyeshuri kujya bakoresha feri na embrayage kugira ngo imodoka itazima. Ati bagihindure cyangwa se bagikureho. Bakunzi bacu rero, abafite perimi, murumva ko mwanyuze mu nzira zikomeye. Abatarazibona mushobora kuzemererwa gukora ibizamini bitatu, icya demarage cyavuyeho, cyangwa se mukemererwa kujya muhagarara mudakoresha embrayage n'umuriro, mugahagarara mukoresheje feri. Mukomeze mubane natwe rero, dukore subscribe ku batarayikora. Uyu ni umwanya mwiza kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubagezaho birusheho kubagereraho igihe. Murakoze.